Uwizeye Mariko wamenyekanye cyane nka Rocky Kimomo cyangwa se Kirabiranya. Ubundi uyu mugabo yavutse ku itariki 24 Kanama mu mwaka w'1991 mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ahazwi nko mu murenge wa Kanombe. Avuka mu muryango w'abana babiri, we n'umuvandimwe we ndetse n'ababyeyi babiri. Uyu muvandimwe yakomeje amashuri yisumbuye ubwo yize ku ishuri rikuru rya Saint Joseph Kabgayi mu mwaka w'2012. Yakomereje muri IPRC Integrated Polytechnic Region Center yo mu Burasirazuba ubwo yahize mu mwaka w'2017. Umwuga uyu mugabo yatangiye gusobanura filime mu mwaka w'2015, ari nabyo byamuhesheje kumenyekana hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, bikamugira ikirangiriye dore yuko yatangiye kwishora mu mirimo y'injyabukungu ndetse inamuhesha amafaranga hano ku isi. Ibihembo no mugabo yafashe ntabwo twapfa kubigereranya dore yuko yafashe igihembo cya Made in Rwanda cyo kuba umwinfluencer wa mbere urenze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yaje gufata kandi ikindi gihembo cy'uko ari we wa mbere uvugira urubyiruko ndetse n'abandi bagiye batandukanye bikagera kuri leta ndetse bigakemurwa. Mu mwaka w'2025 yateye umukono cyangwa se yagize amasezerano na Ganza TV ikorera kuri StarTime, akaba ari nabyo byatumye akomeza kwinjiza amafaranga menshi